kuri iyi si igiye kubamira nimwihanibya mutume umukiza dore ibyanditswe bigiye guhinyurwa icyo bugufi rero Imana ishimwe cyane kuko yaturinze twese kandi tuhaye kuba amahoro turajya rihabwa icyubahiro ngo rero uwo mugiye kuganira nawe ni muzehe Karushi wa Michigan niho kwisa tuvuga reka tuba dusenge. Mwami wacu tujye imbere tugushima umutangabugingo tugushima urukundo rutangaje rwabanye natwe kuva mu gitondo tugeze muri saa tugihumeka uhabwa icyubahiro. Tuje imbere yawe data wera tuza kwiga ibyawe turakora umuzi wane natwe twigisha ijambo ryawe turakuriha agaciro umwuka wera muyoboza dusobanurire nidufashwa nabwo turashima izina ryawe. Abana bari hirya no hino imbaraga bibane nabo data wera abafite ingano zitandukanye hirya no hino bane nabo tube guha agaciro ibyawe mu izina rya Yesu amen. Imana ishimwe rero bo tuje imbere yayo tuyaha agaciro tujya kwiga tutari intyoza ariko mu by'Imana nta munyabwenge urimo umunyabwenge ni Yesu gusa niko Imana yacu tuyaha agaciro rero tugiye kwiga amahirwe yo kwizera tugiye guhera hano mu Efeso niho tugiye guhera icyigisho cyacu mu Efeso igice cya kane umurongo wa mbere niho tugiye guhera mu Efeso ubumwe bwo kwizera hepfo avuga ngo nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu umugende uko bikwiriye byo mwahamagariwe. Ni Pawulo yarabonekewe kandi Pawulo nawe ari undi muntu mubi ariko Imana imukoreho yari ari uyu niwe watanze aya magambo ngo ubumwe bwo kwizera. Tugize ubumwe bwo kwizera Yesu ntabwo byazamugora igihe cyo kujya kutujyana mu ijuru. Yesu aravuze ati ndagiye ariko nzagaruka mbajyane ahandi namwe muzabe. Batusaba ngo tuwe ubumwe bwo kwizera. Hepfo dusubiremo nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye byo mwahamagariwe mwicisha bugufi rwose mufite ubugwaneza ndetse rwose no kwihangana mwihanganirana mu rukundo. Aho tubihangana hari ibyabaye ariko abari muri Yesu yabwira ngo tuzambukanye kiriya cyambu kiri imbere ni uko twaba ubumwe muri Kristo tukihanganira ari ibitugerageza tukihangana tukaba bamwe umurunga w'inyabutatu nta kiwushobora. Tuba muri Kristo twese rero Yesu ntibizamugora. Mugire umwete wo gukomeresha ubumwe umwuka umurunga w'amahoro. Katwasubire mugire umwete wo gukomeresha ubumwe umwuka umurunga w'amahoro. Umwuka wera Yesu aravuze ati ndagiye ubwo ngiye nzawohereza umufasha uzabana namwe kandi umufasha azabigisha n'ibyo ntabigishije ari we mwuka wera. Gutuka umwuka wera ntabwo azababarirwa ariko ikindi cyaha cyose nakoze kwihana nzababarirwa ariko nintuka umwuka wera ntabwo nzababarirwa. Nawe n'undi buri wese uko turi aha abari hirya no hino ni ukuri Imana dufashe umwuka wera tubaha agaciro atuyobore. hariho umubiri umwe umwuka umwe kuko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarirwa kwanyu
hariho umwami umwe no kwizera kumwe umubatizo umwe. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe, umwana na se barangana, ni Yesu na se. Tugomba kumubangikanya n'undi uwo, kandi kumureba kose nitwisobanukirwa uko turi. Imana yagiye kundema, irakurema, iraturema, turimo ku ishusho yayo. Iyo yagiye inama n'umwana wayo ngo tureme umuntu ase natwe. Ukusa, ukuri, waba uri mugufiya, waba uri muremure, waba uri umuzungu, uri umwirabura, dusa n'Imana. Imana tuyiha agaciro kuko turabonye agaciro imbere yayo. Turabonye agaciro kuko nicyo yaturemeye. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hahirwa hariho Imana imwe, niyo Data wa twese udusumba twese. Niyo Data wa twese udusumba twese. Waba uri ufite amashuri yanditse nuba hejuru, arenga hejuru azatugutora izindi. Waba ufite ubundi bwenge bwose, ntawagira ubwenge ngo aje hejuru ya Yesu. Yesu niwe byose. Uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu kuko urugero rwe rw'impano ya Kristo ruri. Buri muntu wese yahawe impano. Ubwo rero yaba ari wowe, yaba ari njyewe, ngo buri muntu wese afite impano Imana yamuhaye. Imana dufashe tuyimenye iyo ariyo, tumenye agaciro kayo. Ndahumeka bigashoboka, kagenda bigashoboka, karya ibyo kurya bigashoboka, kasinzira nkakanguka ari ibikoze. Turiha agaciro hatabuze n'umwe. Muri mu bitaro uri kubabazwa, ariko dusuzane ko intege nke ziri zariho zuzurira. Imana yacu iradukunda, ariko haruguru havuga ngo ubumwe bwo kwizera nibwo tuzashobora kubana na Yesu. Yesu yagiye kuvuka, avuka ahantu habi hadakwiriye. Arinde ashaka ari we ashaka. Yavukira ahantu hagaragara twari kumutinya. Iyo yaza yambaye cyami ashagawe n'abasirikare twari kumutinya. Ariko yaje yicishije bugufi ngo adushikire. Uko ndi, ukuri, nuko Yesu tumuha icyubahiro. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu kuko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gituma ivuga iti, amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi, aha abantu impano. Reka dusimbuke haruguru umurongo wa 11. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Ntawe udafite umurimo ku Mana. Nubwo waririmba, wagira ahantu ukaririmba, ugasenga, ubwo umurimo uwukoze. Yaba ari njyewe, yaba ari wowe, twese dufite uruhare imbere y'Imana. Imana rero dufashe rero, tujye kwiha agaciro, kuko n'Imana niyo ishobora byose. Dusimbuka hano mu Bakolosayi 14. Twumvikane, turi imbere y'ishobora byose, tuyiha agaciro. Haruguru avuga ngo Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Imana yacu ariwe Yesu na se, umwana na se barangana,
imana yaturemye turimo ku ishusho yayo nuko byose niwe wabibanzirije hepfo kuko muri we arimo byose byaremewe ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi ibiboneka n'ibitaboneka intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware byose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe wowe njyewe ibyaremwe byose yaba ari amatungo yaba ari ibyo kurya turya byose niwe wabishyizeho ugasanga abantu bari kurwanira imirima abandi bari kurwanira ibiki n'ibiki ariko nta n'umwe waremye akantu kamwe uriya yaba uyu mubiri wanjye mfite mbese buriya iyo Imana ijya kundema ijisho rimwe ikashyira mu gahanga hejuru irindi rikaba hano akaboko kamwe kakaba ku kuguru hepfo mama ari kujya kurega nde ngo rero ngo turebe umuntu ase natwe twishimire ko naremwe ku ishusho yayo reba sinabaye nk'ihene sinabaye nk'ingurube ntiwabaye nuko iraturema iradusiga iduha akabiri keza ngo ubumwe bwo kwizera iyo mbona yacu tuyihanga amaso dukomeze hepfo yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe ubwo turiho ari we wabibanjirije iyo Mana yacu rero ni ukuri ni Imana nziza cyane nta n'ubona uko ayivuga reka dukomeze turakwiga kumenya Imana uko twayimenya ubumwe bwo kwizera hano mu gatabo k'umurimo w'umukirisitu ibyitegererezo byemeza urukundo rw'Imana rwahangayikishijwe mu buryo butagira akagero no gushakira umuntu ibyiza ariko kumva iyo Mana yacu biradukunda urukundo rw'Imana rwahangayikishijwe mu buryo butagira akagero no gushakira umuntu ibyiza ishakira ibyiza igushakira ibyiza aho uri uko uri kose uri kumwe nayo ahandi uko ndi kose ndi kumwe nayo sinzi no kwiganyira nta n'uko twari kwiganyira twakwiganyira iki twakwiyungura mukono ki ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo waganya ugahera mu gitondo uganya ukageza nimugoroba ntacyo wakwiyungura iyo Mana yonyine rero ariyo duhanga amaso katwumva hano umuntu ibyiza kandi abamarayika batangazwa no kubona abantu bakunzwe urukundo rukomeye rutyo badashima ibihagije ukubona abantu abamarayika baratangara ukubona umuntu akunzwe urwo rukundo rungana rutyo Imana ikankunda Imana ikagukunda ariko ntitwishime kandi ngo imbere y'Imana uturusha abamarayika agaciro twebwe twari mu ishusho yayo uturusha abamarayika agaciro abamarayika batangazwa no kubona uburyo mwene muntu aha agaciro gake urukundo rw'Imana urukundo rw'abamarayika ngo baratangara bakareba umuntu Imana yaremye dusubize inyuma dusubize amaso inyuma kandi aho narindi muri kiriya gihugu cya Kongo nabaho wari uri mu gihugu cya Kongo n'ahandi isi yose ni kwari intambara gusa ukaba ukiriho bamwe barapfuye abandi ni ibimuga abandi ntibagira amaguru abandi ntibagira amaboko kandi barumva kadusubira hano abamarayika batangazwa no kubona uburyo mwene muntu aha agaciro gake urukundo rw'Imana ijuru
rirakazwa no kubona imitima y'abantu irengagijwe. Mbese dushaka kumenya icyo Yesu abitekerezaho? Icyo ni ikibazo. Reka tuhasubire. Abamarayika batangazwa no kubona uburyo mwene muntu aha agaciro gake urukundo rw'Imana. Ijuru rirakazwa no kubona imitima y'abantu irengagijwe. Mbese dushaka kumenya icyo Yesu abitekerezaho? Umubyeyi w'umugabo n'umugore kumva bamerewe bate? Bamenye ko umwana wabo yatereranwe akagwa mu mbeho no mu masimbi. Mbese umubyeyi yakumva ate umwana waguye muri sino, bakaba bamubwira amakuru ko yaguye muri sino, ntiyakora ko ashobora kwirukankira gutabara umwana we? Mbese twebwe turi abana bayo, natwe tuyihe guseka. Ari njyewe nyihe guseka, ari wowe wihe guseka, inezerwe ubone ko natwe twayimenye, twayiha agaciro. Amasimbi y'urubura maze agapfa, kandi aho hari abashakaga kumutabara. Mbega ukuntu bashavura bitewe n'ubwoba, bakarakara nk'inyamaswa. Mbese ntiwakwamagana abo? Kubona nk'umuntu iruhande wari uhari, umwana yaguye muri sino, yananiwe kuvamo, ageze igihe apfa, umubyeyi araje aramubonye, mbese uwo muntu yamwitwara hate? Natwe rero turebe, turi imbere yayo, iyo Mana yacu, ariko turi gusoma ngo ubumwe bwo kwizera. Hano haravuga ngo abakozi bagera ku nsinzi nyinshi abakozi bagera ku nsinzi nyinshi n'abasohoza inshingano zabo bamenyerejwe, bakorera Imana mu tuntu duto. Buri kiremwa umuntu kigomba gutuburirwa muri cyo ishusho y'ijuru. Tugomba gutuma inshingano zacu za buri munsi zihinduka ibikorwa by'ubwitange. Buri munsi, yaba ari njyewe, yaba ari wowe, nubwo utagenda ngo ujye kwa kanaka, ariko aho uri ugapfukama ugasengera abana b'Imana, ari abari mu murimo, ari abatari bamenya Yesu, ugapfukama ugasenga, ari abari mu bitaro, abari kuberageza mu bibazo bitandukanye, ugasenga, uba ukoze umurimo. Ari abajya mu murimo hirya no hino, twatundi ufite, yaba ari $1, yaba ari $5, urayatanze, intumwa ziragiye. Iyo zigiye niharamuka bihanye, nawe uzaba wari kumwe nazo. Tugahora tukwiza kuba ingirakamaro bitewe n'uko umurimo wacu turebera mu mucyo w'ibihe bidashira. Mu igenamigambi ryacu, mu igenamigambi ryungutse rya Nyagasani, Uwiteka afite umwanya wageneye buri wese. Ntawe usigaye. Itaranto zidakenewe ntizizezwa, kandi zidakenewe ntabwo zizezwa, ariko ngo buri wese Imana imufitiye umugambi. Dusome hano hakurya muri kano gatabo n'urwandiko ndimo, paje 125, uvuga ngo Nyagasani
arakubona kandi aragusobanukiwe. Tuhasubire. Nyagasani arakubona kandi aragusobanukiwe, ariko ayoga aho wahinze. Nawe rero ntabwo yayoga aho yashyize umuntu, aho umuntu bari. Twa dusigo turi mu ishyamba, na za nyoni zijwigira arazizi, nkanswe njyewe arimo ku ishusho yayo. Nyagasani arakubona kandi aragusobanukiwe, aza gukoresha kabone nubwo uri umunyantege nke. Ijambo rirakomeye. Nubwo uri umunyantege nke, nuramuka urunduriye itaranto zawe mu murimo we, kuko umunyantege nke ahinduka umunyambaraga. Iyo yirunduriye mu murimo ukoranwe umwete, udashaka inyungu ku bandi, kandi akishimira kwemerwa nayo. Kwishimira umwami bitera imbaraga. Kwishimira mu mwami bitera imbaraga. Mureke tumwisunge, niwe rutare. Ushobora gucudika n'undi muntu ngenge kagira gataha, ariko Imana ntizipfa, ihora ari yayindi. Mureke tumwisunge, ni ukuri. Umwami kumwisunga bitera imbaraga. Niba muri ndahemuka, amahoro ahebuje uko yamenwa azaba ingororano yanyu muri ubu bugingo, kandi no mu bugingo bw'ahazaza muzinjira mu munezero washobuja. Nituba kumwe nawe tuzinjira mu munezero, ntacyo tuzikanga, kuko tuzaturi imbere yikomeye. Dawidi yaravuze ngo warandonde uramenya, uzi imicare yanjye, uzi imihagurukire yanjye, umuyirakure n'ibyo nibwira. Imana yacu tuyihanga amaso niyo byose. Reka dusome hano muri Yesaya, ntabwo dutinda mu ijambo rimwe ku munyabwenge riba rihagije, ariko reka dusome muri Zaburi igice mugakwera kuri Zaburi 5. Twihangane Imana tuyishime tuyikunde, nayo iradukunda. Zaburi kandi umurongo wa 8 avuga ngo zajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe Uwiteka wenyine umpa amahoro. Ubu nitumwisunga azaturinda, ntacyo tuzamuburana, kuko niyo byose. Tujye hano muri Zaburi n'ubundi niho tugiye kujya. Zaburi 103 niho tugiye kujya. 103 avuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwende mwa byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntihagirwe ibyiza byose yakugiriye byose. Ibyo yakugiriye byose, ibyo yangiriye, ibyo yakugiriye. Uyu munsi yaturinze, aya masaha yose yaturinze. Iyo Mana yacu turi bugufi, nayo turi hafi. Ni ukuri tukwiga ubumwe. Nituba ubumwe na Yesu, ni ukuri kumusanga ntibizatugora. Mu Byaduka ipaje ya 74 aravuga ngo kwitegeka k'ubwenge. Avuga ngo ubushobozi bwo gutanga impamvu zo kwizera kwacu ni umurimo mwiza. Ubushobozi bwo gutanga impamvu zo kwizera kwacu ni umurimo mwiza, ariko ukuri ni kutaducengeramo. Umutima ntuzigera ukizwa. Umutima ugomba kwezwaho imyanda yose yo mu bwenge.
bake cyane mwabasobanukiwe uko kuri. Imana dufashe tuba umwe nawe. Hepfo ndasimbutse, dukeneye cyane gushishikazwa no kubiba intekerezo zacu. Dukeneye cyane gushishikazwa no kubiba intekerezo zera zitagira inenge, gukomeza intege z'ubwenge zigasimbura intege nke za kamere y'Imana, idufasha gukanguka tukareka ipfa ry'imibiri yacu. Uyu hepfo ntagusome Enoki yabanye ari mu gihugu kibi kiruhije cy'ababandi, ariko Enoki yabaye hamwe n'Imana, arayimenya, amenya imbaraga zayo, amenya urukundo rwayo. Enoki abana nawe kugeza igihe yimuriwe mu ijuru. Natwe rero tumuhanga amaso, kuko ijambo ryayo rivuga ngo tubumwe nawe, ubumwe bwo kwizera. Nitwizera, reka dusome hano ku paje ya 76 n'undi byaduka. Igihe cyo gutekereza kwimbitse, igihe cyo gutekereza kwimbitse. Iyi si tureba, isi duhagazeho ifite ibimenyetso bigaragara byayo. Iyo umwenda ujya gucika urashonoka. Hano haravuga ngo niba harigeze kubaho igihe cyo gutekereza byimbitse, byari bikwiriye buri wese wubaha Imana. Icyo gihe ni iki? Ari nacyo gihe kwera kwa buri wese ku giti cye ari ingenzi. Hakagombye kwibazwa ngo ndi iki, inshingano yanjye n'umurimo wanjye nibe muri iki gihe kidasanzwe. Wibaze mbese ubu duhagaze dute? Kubona turi kugendagenda mu isi tutazi aho twerekera, ariko Imana ikaduhagararaho, ikaduha ubugingo buzima. Niko iyo Mana tuyiha agaciro kidasanzwe. Mbese ndi gukorana nande? Ni Kirisitu cyangwa n'umwanzi? Buri mutima niwicishe bugufi imbere y'Imana, kuko iki gihe tugezemo ari igihe cy'umunsi ukomeye w'ihongerero, kandi ni nabwo ibya benshi biri gusuzumirwa imbere y'Imana. Hepfo twakagombye kwibaza duti ni kuki turiho kandi tukakora, kandi amaherezo umusaruro wacu uzawuhe? Imana dufashe duhe umusaruro nk'uko ubishaka, duhe kwicisha bugufi. Nitwicisha bugufi niho tuzamubona, ntazatubona. Nitwicisha bugufi azatubona, tuzamubona. Reka dusome hano mu kano gatabo imigani ya Kirisitu. Umuti ushobora kumera neza ku kara, n'izibibwe ku kara nazo nuko. Iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya babyemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganwa bazi iryo jambo, uwo mwanya baragwa. Imana dufashe twakwa muri uyu mugabane ufite umurwanira ntabwo ajya agwa. Imana yacu yonyine niyo igomba kuturwanirira. Tuyisunge uko twakabaye, menye ngo ndi umunyantege nke, menye ngo ntacyo nishoboje, ariko menye ngo ndi muri Yesu, mba ndi mwikomeye. Ubumwe bwo kwizera nibwo turiho. Reka tugiye gusoma hano tunasozereza hano mu migani ya Kirisitu paji ya 23 avuga ngo kumenya ukuri ntibiterwa n'ubuhanga, ahubwo bituruka ku mutima uboneye. Kukwicisha bugufi no kwizera iteka abafite imitima icisha bugufi bakenera kuyoborwa n'imbaraga y'Imana. Abafite imitima icisha bugufi bayoborwa n'imbaraga y'Imana, maze bagahabwa Mwuka Muziranenge kugira ngo abagezeho ubutunzi bw'ukuri.
uwumva neza yamaze kumva azirikana icyo abwiwe umwanzi satani ntabasha kukimusahura. Mureke tumwisunge, ari njyewe ari wowe, tumwisunge niyo dukesha byose. Ntabwo nakwirwanira ngo nenesha iryo jambo cyangwa kurisoma gusa ntibihagije. Imana ishaka ko twinera tukibaza iby'urukundo rwayo, kandi tukiga n'iby'inama y'agakiza umutima utuje. Tukiga iby'inama y'agakiza umutima utuje, tukaranga mbese kwidusaba kuba umwe nayo. None nabyishoboza nte? Reka yitabaze, tuyitabaze iradutabara. Umutima utuje kandi uyobowe n'umwuka w'Imana twabura gusabana n'Imana mu buryo bwo kwigisha ibyanditswe byera. Imana dufashe rero byo kuba hafi yayo, dore kuyiha agaciro kuko ari iby'agaciro, kandi yaravuze ngo ahenshi agire nk'iziri izari niho zuzurira. Nitumutabaza azaduha ubwenge, tuzaba hafi ye, nta n'uwasubiza inyuma. Umuntu niwe wisubiza inyuma ariko ntawusubiza inyuma. Imana duhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu.